Shalom, inshuti bavandimwe, ndabasuje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Nongeye kubahereza ikaze ku ijambo ry'uyu munsi wa none. Tugiye kwibaza ngo mbese ni gute twaberaho Kristo? Ese birashoboka ko twaberaho Kristo? Kubera ko mu buzima busanzwe umusirikare abereyeho igihugu. Iyo umusirikare ari ku rugamba yakemera agapfa ariko satanga igihugu cyiwe, yakemera agatanga ubuzima bwiwe ariko satanga igihugu cyiwe, yakemera agasiga umuryango wiwe ariko igihugu cyiwe kikabaho. Umusirikare rero ababereyeho igihugu, umugabo cyangwa se umugore babereyeho umuryango wabo. Iyo uri umugabo mu rugo ubereyeho umuryango wawe, abana wakemera ukajya gukora akazi kavunanye, wakemera icyokere kikaza ariko umwana wawe akabaho neza, wakemera ukabaho akazi ukora kavunanye ndetse banagucira no mu maso ariko umwana wawe akabaho neza. Rero icyo gihe umugabo ababereyeho umuryango wiwe. None umukristo ni gute we yaberaho Kristo? Sunashimwe. Ni gute umukristo abereyeho akwiriye kuberaho Kristo? Tundakugira ngo mbwire yuko turi ambassadors, turi abambasaderi muri iki gihugu, turi abambasaderi aho utuye, turi abambasaderi w'ubutumwa bwiza. Mwibuke misiyo ya Yesu yadusigiye muri Matayo ibice 28:19 tubwiye ngo nuko mugende mubwirize ubutumwa bwiza. Imisiyo yaduhaye niyo gutumiza, niyo kuvuga ubutumwa bwiza. Ndetse mwibuke byakozwe n'umwigisha cya 8 yatubwiye ko nitumara guhabwa imbaraga tuzagenda tugaherera Yerusalemu, Yudaya ndetse ni Samariya, tukagera ku mpera y'isi. Hanyuma rero iyo niyo misiyo ikomeye. None ni gute wo waberaho umwami Imana? Ni gute waberaho Kristo? Ni gute twaberaho Kristo? Iryo jambo ni ryo jambo uyu munsi tugiye kwibaza. Nk'uko umusirikare aberaho igihugu, umugabo akaberaho umuryango wiwe, umukristo ni gute yaberaho igihugu cyangwa se kijuru cyangwa se Kristo? Ni gute umukristo yaberaho Kristo? Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Ifilipi ibice byaho 3 umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8. Itorero ry'Ifilipi ibice 3 umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8 haranditswe ngo guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo. Ese ibyo birashoboka yuko bishobora guta ubutunzi bwawe bukomeye, ugata icyubahiro cyawe gikomeye? Naguhereza urugero rw'abantu b'abadokiteri. Dufite abadokiteri benshi mu gihugu, abantu bitwa aba professors, full professor, doctor runaka, umuntu ukomeye rwose urumukira wakataraboneka, ariko ibyo byose ukabyirengagiza ukajya kwicara ku karago. Haleluya. Ugata icyubahiro cyo mu isi, ugata rya zina rikomeye basi, ugata rya zina bakwita rikomeye, ariko ukemera ukajya ku karago, ukemera ugaca bugufi kubwo ubutunzi butagira akagera bwo gutunga Kristo. Reka dusome aya magambo y'Imana. Intumwa Paulo yandikiye itorero ry'Ifilipi ibice 3 umurongo wa 7 haranditswe ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Yesu Kristo. Kubwo nahombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo mbone Kristo, kandi mboneke ko byashoje. Umurongo wa 8 niho turasoza. Reka twongere dusubiremo. Nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwa Kristo, ndetse ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubwo ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubwo nahombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo Yesu. Amen. Ndagira ngo mbanze nkwibutse amateka y'uyu mugabo uyu kubwira yuko yemeye gomba ibyo byose. Yari umuhanga ukomeye kubera ko yigiye ku birenge by'umuhanga ukomeye cyane witwaga Gamaliel. Twabigereranya ko ari nka University University cyangwa se Oxford University. Muri icyo gihe Gamaliel yari umuntu umuhanga ukomeye mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi. So rero yari umuhanga. Paulo yari umuhanga ndetse we yavuze ibisekuru bye, avuga ngo ni umufarisayo, ni umuyuda mu bayuda. Yari umuntu ufite background ikomeye, ariko ngo ibyo byose yabitekereje ko ari igihombo kubwo
ubutunzi butagira akagero bwo gutunga Kristo. Ndagira ngo nkubwira ko ubutunzi bwose waba utunze, imbaraga zose waba ufite, icyubahiro cyose waba ufite, nta cyubahiro wafite ikitarimo Kristo, icyo cyose ni cy'ubusa. Rero ndagira ngo nigute nkubaze ngo nigute twaberaho Kristo. Uyu Paulo we yavuze yuko ibyarinda mu byiwe byose yabitekereje ko ari igihombo kubw'akagero, kubw'ubutunzi butagira akagero bwo gutunga Kristo Yesu. Ese weho nigute waberaho Kristo? Uko umusirikare aberaho igihugu, uko umugabo aberaho umuryango wiwe, nigute umukristo yaberaho Kristo? Yesu nashimwe. Hano hari ibintu bitatu bisabwa kugira ngo umuntu abereho Kristo. Icyambere nuko umuntu yiyanga. Nuko umuntu yiyanga. Nshuti muvandimwe, reka nze nkubwire yuko iyo umaze kubona ibyarindamu yawe warutunzwe n'uburiganya ndetse no kwambura, kandi ibyo byari bibeshejeho umuryango wawe, ariko ibyo byose byarindamu yawe ukabyanga kubw'ugutunga Kristo. Ndagira ngo nta kindi uba wiyanze, uba wanze za nyungu zigaragara, uba wanze za nyungu ziri mu buryo buri concrete, uba wanze za nyungu ziri mu buryo bugaragara, ugafata za nyungu za zindi zo Yesu yadusezeranyije, ari bwo buzima buhoraho, ariyo mpano iruta iyindi yose, ari ryo sezerano riturinde, ari bwo bugingo buhoraho. Sunashimwe. Ikintu cya mbere ni ukwiyanga kubw'inyungu z'ijuru, kwiyanga kubw'inyungu z'ijuru. Nshuti muvandimwe, ntabwo wabangikanya abami babiri ngo bikunde, ntabwo wabangikanya ubwami bw'isi ngo nurangiza ubangikanye n'ubwami bw'ijuru ngo nurangiza bikunde. Hoya, birasabwa ko wiyanga kubw'inyungu z'ijuru. Nshuti muvandimwe, ukiyanga kubw'inyungu z'ijuru. Byashoboka yuko ubeshejweho nuko n'uburiganya, byashoboka kubeshejweho yuko iyo utasambanye utabaho, byashoboka ko utabeshejwe yuko n'ibintu runaka, ariko ndagira nkubwira ko bisaba kwiyanga kugira ngo ubereho Kristo, kugira ngo umwambasaderi mwiza, kugira ngo ube intumwa nziza, nuko hari ibyo usiga. Niko Yesu yabwiye abigishwa be muri Luka ibice 9:23 ngo nimwifuza kunkurikira musiga ibyanyu. Hanyuma Petero aramubaza ngo mbese ko twega twasize ibyacu ndetse tugasiga abagore bacu, tugasiga indobani zacu, uzaduhemba iki? Abwira ngo nzabakubira. Ndagira nkubwira ko Kristo ari yiteze kugukubira kubw'inyungu z'ijuru. Niwanga iby'isi ugakurikira inyungu z'ijuru, ndagira nkubwira yuko uzunguka ukiri mu isi, ndetse wunguke n'ubwami bw'Imana. Iwe nibyo sezerano riturinde. Ikintu cya kabiri gikomeye cy'umuntu akwiriye gukora ni ukurinda amateka ndetse n'amabanga y'ubwami bw'ijuru. Ndagira ngo nkubwire yuko iyo uri umusirikare ugafatirwa muri ambush, kandi iyo ambush ari kubanzi, uremera ugapfa ariko si utanga igihugu, uremera ugapfa ariko si uvuga amabanga y'igihugu. Nawe ngira ngo nkubwire ko nkwibutse ijambo Kristo yatubwiye ngo si tukiri abagaragu, ngo ahubwo turi inshuti, ngo niyo mpamvu ibyo data yamubwiye natwe abitumenyesheje. Ndagira ngo nkubwire yuko Kristo yakumenyesheje iby'ubwami bw'ijuru, ukwiriye kugira ibanga bw'ubwami bw'ijuru, kandi iryo banga ukarimenyesha. Haleluya. Niko Paulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ibyo wamenyeyeho, ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi, ngo ugende ubimenyeshe abagabo kwizerwa. Ndagira ngo mbwire yuko ibyo wumvanye Kristo, ibyo wumvanye ubwami bw'Imana, ibyo wumvishe kuri Kristo, ugende ubimenyesha abandi. Sunashimwe. Ntabwo uragenda ubimenyeshaho, ntabwo uragenda ubamenyesha pasiteri wawe, ntabwo uragenda ubamenyesha runaka ukomeye, bamenyeshe Kristo, ubwami bw'ijuru bwaguke. Sinashimwe. Ikintu cya kabiri turakibonye, nta kindi uretse kurinda amateka ndetse n'amabanga y'ubwami bw'ijuru. Kurinda amateka ndetse n'amabanga y'ubwami bw'ijuru. Hanyuma icyo gihe nibwo ubereyeho Kristo. Ntabwo iby'ijuru byose bigenda bivuga hariho, ntabwo iby'ijuru byose bigenda bitakazwa. Hoya, bigira uko bibayeho. Abakristo dufite kuntu tubayeho, tugira kuntu tubayeho. Sunashimwe. Nimba ari byo mu rusengero nibyo mu rusengero, nimba ari byo mu itorero nibyo mu itorero, nimba ari byo mu muryango nibyo mu muryango. Gira ibanga ry'akazi. Sunashimwe. Ikintu cya gatatu ni ugukorera ijuru kubw'inyungu zaryo. Muvandimwe, ndagira ngo nkubwire, ngutangarize yuko nimba ukeneye inkuru nziza ivuga ngo uhawe
ingororano zawe ukiri mu isi aho ngaho nguciye intege. Yego ni byiza, ibyo byose arabitanga, ibyo byose arabitanga kuko ijambo ry'Imana rambwira ngo maze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo ibindi byose bizaza ari nk'inyongera, ibindi byose bizaza ari inyungu. Ndagira ngo mbwire ko turi muri iyi si dufashe ibihe mu ntambara, turakora tugahabwa ingororano, ariko ingororano ziruta izindi ni ingororano z'ubwami bw'ijuru. Sunashimwe ingororano z'ubwami bw'ijuru, Imana iruta iyindi y'ubugingo, ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi ndetse n'ubutware bwo kwitwa abana b'Imana. Icyo nicyo kintu kiruta ibindi byose, gukorera ijuru kubw'inyungu zaryo. Sukorere Imana, sukorere kubw'ushaka kumenyekana, sukorera Imana kubera yuko ushaka kuba umusitari, sukorera Imana kubera ko ushaka kubaka izina. Hoya, abubaka izina bari hirya, abubaka izina ntabwo bishakira kwa Yesu, ahubwo icyo turi gushaka kubaka ubwami bw'ijuru kubw'inyungu z'ijuru. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo mutangarize ko nibyo bintu dushobora gukora kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Mwibutse ijambo twari turimo dusoma ijambo riri mu Bafilipi ibice 3:7 ndetse n'8, aho Pawulo yavugaga ngo ibyari ndamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagera bwo gutunga Kristo. Ndagira ngo mbwira ko ubutunzi utunze neza n'utunze umwami, utunze neza n'utunze ubugingo, utunze neza n'utunze uwo mwami Imana. Ndagira ngo kandi mwifurize nawe gutunga uwo mwami, ntago ajya koza isoni, ntago ajya tenguha abamukurikiye. N'umwami udakoza isoni, n'umwami udatenguha, n'umwami utubera hose, n'umwami uturebera hose uko bukeye nuko bwije. Ndagushishikariza kumuhabwa kandi umuhabwe wese. Bwa Yesu Kristo dusenze, amen. Shalom shalom, Imana ibahereze umugisha.